Nongeye kubasuhuza inshuti bavandimwe mudukurikirana ku kinyamakuru cyacu, aho muherereye mu mpande zose z'isi ndetse namwe banyarwanda muherereye mu bice byose by'igihugu, namwe ba diaspora muherereye mu bice byose by'i Burayi, twongeye kubasuhuza, kudukurikirana kwanyu ni iby'agaciro ndetse tubiha agaciro kandi turabishima, Imana ibahe umugisha. Tugiye kurebera hamwe Mutesi Kovia inshingano yahawe, kora subscribe, share and comment, dukurikirane. Barigize ibyohe Mutesi Kovia agiye kubazirika. Mutesi Kovia arabacuranura, amakarita y'ubugoryi adakora abayakwiye n'abatayakwiye, arajugunya ibishanga. Abanyamakuru bagiye Mutesi Kovia agiye kubaturumburamo abirukane. Kovia nta miyaga aza kubashyiriramo, urumva? Kovia nta miyaga. Kovia agiye kubasarana mpaka abashyire ku murongo mwese. Hari umuntu wabonaga afite ikarita y'itangazamakuru, ukibaza iyi ngiyi bayimuhereye Nyabugogo, yayiguze forode muri Owino mu Bugande, yagiye yikoresha kuri Nasarodi, ukibaza niwe munyamakuru iyo karita ayidezavinga kabisa. Ukibaza ahantu yigiye itangazamakuru igakuyobera. Kovia tubabarire, abifitiye ubushobozi, arabishoboye, agende akuremo kasiya zose zidafite ububasha mu itangazamakuru ziba ariko ubukorye. Abantu bose bahawe ikarita ya RMC batazi akamaro k'itangazamakuru, abatumuremo zose azibambure. Akure participate kabisa. Nizere ko Kovia bitavuze kuba umuyobozi umudomo uretse umudomo ntuwureke ubukoresha utumura. Kuba baye umuyobozi ntibutume gukubitira mu mavuta. Nubundi kiro fasi barore mwana inshingano nyinshi. Kovia yaraje imihanda yongere yake. Bari mutamenya makuru mwari hehe mwamuri hehe. Hagiye kubamo impinduka y'akasamutwe, haraza kuba impinduka y'akasamutwe, ntabwo ari kwitaba abantu, nanjye nabibonye, ntabwo ari kwitaba, ntabwo hagiye kubaho impinduka. RMC yari yaramaze kuba nka taxi zitwara abagenzi Nyamirambo zimwe zatwegerane. Nta buyobozi yagiraga, ubuyobozi bwabo bwari bwarasinziriye. Umugore utari pfana, uyu nguyu yameze ubundi ari muri babandi diplomate yavuze. Ari muri bamwe diplomate yavuze, arahaguruka akakubwira ati hagarara hano sha wa mugabo wisobanura ibingibi n'ibingi. Kovia agiye kuza afate RMC ayishyire ku murongo. Ubu noneho hagiye gutandukanywa irondo n'ibisambo. Kabanza nambare. Bagiye gutandukanya irondo n'ibisambo, urumva? Hamenyekane nuvuga ngo bagiye kuvana urukumbi mu Masaka. Hari abantu wibaza ukajya kumva umuntu yaje ari umutwazi w'igare, ari umunyonzi, mu gitondo akabyuka agakora YouTube channel, agasesera akabonye ikarita ya RMC, ugasanga ibyo bintu ni gitangazo. Kibazo uyu yabaye umunyamakuru ryari, uyu yize itangazamakuru. Uzi ko nanjye ikarita yitanga nanjye uzi ko bamaze kuyima, nanjye ndaje namaze kuyibona mu rwego rwa protection. Ubu nayifite ikarita ya RMC barayimpaye, ndayifite kandi ntabwo neza itangazamakuru. Kovia uzitwake twe. Abantu bose bafite amakarita batabonye barize itangazamakuru bose bayabambure, bayabakureho kabisa, bayabambure, kuko uburyo bagiye bayabonamo nicyo kintu cyane ntekereza baza gukora. Hari abantu bagiye babona ayo makarita mu buryo butemewe n'amategeko, reka mbivuge uko. Kuko nisi ujya kubona umuntu abyutse mu gitondo akoze YouTube channel, ukajya kumva ngo ngo ngende umunyamakuru ngo wemewe. Umunyamakuru wemewe gute? Oya ngo buriya ngo ndi umunyamakuru ngo ufite ikarita ya RMC. Ukibaza umuntu ufite ikarita ya RMC yayibonye ryari, yize itangazamakuru ate? Buriya nafata ku mavuta afite ikarita ya RMC. Fata ku mavuta afite ikarita ya RMC, yatangiye ari umusekirite.
kuri radiyo uwari umusekirite ahindutse umunyamakuru, uwari umusekirite ahindutse agiye mu butegetsi bune mama yake na muzagatete. Scovia yagiye kubakamuramwo amatotwe, muragenda mujye ku murongo amanza batumure bose abavane muri amakarita mwagiye mubona mu buryo butemewe, kuko ugiye kure usanga abantu barabonye amakarita ya RMC, ugaje gusanga umuntu ikarita zari zarabaye nka protection. Umuntu ari aho ngaho ni umukaranzi w'imigati, akabyuka mu gitondo bwawe umunyamakuru ngo afite ikarita ya RMC. Ngo yuko ko ibi ni iki tubyita iki? Ibi bizigiye muri iyi nkundura mutandukanye irondo n'ibisambo. Abantu umuntu amenye ko ari hari gukora citizen journalism, mutandukanye itangazamakuru n'abanyamakuru na rubanda rusanzwe. Itangazamakuru ryongerera agaciro mve kuri za nyirutisiga. This was a good news. Ni amakuru meza. Mwebwe mubona Scovia ibintu ari buze kubishobora? Scovia araza kubakamuramo amatotoro bagiye ku murongo. Aba bantu bamuhaye bo gukorana nabo ko ndeba basinziriye, ko muretse kuzamuka nta mike mbaha mugumiyo hasi, ukunda kuza gutanga ibitekerezo ku bintu byose, ibintu byose ufite ibitekerezo. Ko ndi kuba breaking news ko ibintu umenye aha ngaha ko Godfather wigeze ubona igihe bandika hari amakuru mwari mwabona. Dore urutonde ngurwo mba mpari mbanagereye yori igihe murebe ngiyo ngurwo urutonde aho hejuru. Iyo ngiyo niyo komite nshyashya igiye kuyobora RMC. So Scovia agiye kuza abahinde mu budehe ngo sinzi ngo baemi ngo sinzi deja ubu ba Brian bamaze kuba amakarita yitango ababuzi bakora ku radio, ababuzi bamaze kuba abanyamakuru. Muraza kutubwira mutize kutubwira ubundi umuntu umunyamakuru byagigeze mu zihe nzara irya n'umunyamakuru, kuko nanjye mvuga cyane, kuko nakoze umudomo ubu ngubu nanjye nahindutse umunyamakuru. Uzi ko abantu bajya banyandikira ngo bwana munyamakuru, nkavuga ati kakubwe n'umuruho uranyita umunyamakuru ushingiye kuki? Naba ba YouTuber rero mwita umunyamakuru. Ntiwabonye ntuza, ntiwabonye Claire ahamagara umukecuru ariko azi ibintu byasaba akamubwira ngo ndi umunyamakuru. Uri umunyamakuru, wowe definition yo kwitwa umunyamakuru niyo turi kwiha, urayizi umunyamakuru. So biratangaje ariko nizere ko Scovia ubwaje, Scovia no umusirikari, Scovia nakasa mutwe agiye kuza bakamure nk'amatotwe bose abanza ayabambure abambure amakarita. Ubundi izo mayimayi zose muzinyoherereza hano kuri social media maze nziyobore nk'umwami w'imihanda. Niteguye kubayobora kandi nzabayobora neza. Munzanire ubwo bwangati, mubanzanire ayo makarita bihishagamo, baze mbayobore mbigishe baho umurongo bave mu itangazamakuru. Aya makarita bayabonye mu buryo budakwiye. Cleophas rero bamutaye ibishanga. Scovia atorewe ibi bintu muri kwandika 15. Iyi nkuru nayanditse nayivuze kare. RMC igiye kuba kasa mutwe, bagiye gutumuramo za kabutindi mu birebe, bagiye gutumuramo abantu babambure ububasha bari bafite bwo kwita abanyamakuru aho ngaho ari motara bandara abakaranzi b'imigata bandara aya. Scovia ritumukira. Scovia nibwo agiye kuba kasa mutwe mu rumbiro. Ariko ikibazo ikintu bakundira, ubu Scovia agiye kugwa nk'ibere, ntazongera kuvuga cwe. Bamaze kuba umuyobozi, ubu bagiye kugenda mu modoka agende cwe, ntazongera kuvuga. Uzateceke komeza ube wawe nituze. Ugomba kuba kasa mutwe nk'ukuntu wari usanzwe uri kasa mutwe, ukabahinda mu budehe, utaba umuyobozi ukagenda ugaceceka nk'abandi cyo tubona. Iyo mumaze kuba abayobozi muhita mugenda mugatangira kujya mu mudapanga rutendere. Komeza utwiki. Nizere ko ukomeza ugatwika izi ngimbi ziba zarabonye amakarita mu buryo butari bwo. Aba ari cyo dufasha cyambere, umanzi wafata ubatumuremo. Umuntu arahanga akaranga imigati, umuntu arahanga yari umuyede, akoze YouTube channel abonye umufaranga, ntumaze uko byagendaga ngo yabaye umunyamakuru ngafite ikarita ya RMC. Yamaze ko umunyamakuru wemewe, umunyamakuru ari mu butegetsi bwa kane. Umuntu utarakandagiye mu ishuri.
umuntu utazi imirongo migari y'itangazamakuru. Scovia ubafate bose ubiceze ku gatebe, buri muntu wese akore presentation aze avuge uburyo abonye izo karita. Zirahari reka mbabwiye nanjye ngo dufata namaze kuyibona hano. Nyibereke nyifotore nyibereke. Ye ntuzayinyake. Nubwo nayibonye mu buryo butemewe. Nayibonye mu buryo butemewe ariko ngiye ntuzayinyake. Jewe nicyo kintu Scovia ukingira muri office, ikintu cya mbere uhamagare izi ngimbi zose zifite amakarita ya RMC, ubabaze ukuntu bayabonye, ubabaze aho bayabonye, ubabaze amashuri bize kugira ngo abanyamakuru. Irondo ryivanze n'ibisambo kabutindiraza hariya avuye guhinga ibireti ku Mukamira, akaba yisanze hariya ngo yakoze YouTube channel wabaye umunyamakuru akamariza karita ya RMC. Ubundi su kugenda abantu akabacura ufune na buhoro. Ukore screening izo ngimbi zose, ugende ubanyoreza no kuri social media, bamanze baze bakandi ijisho mbere cy'ukuntu bikora. Ukora icyaha harwe na RIB, mwabonye ukuntu uyu nguyu Jean Paul yari yarigiza akasa mutwe RMC zandengera kujundika nk'uburoro. So aba bandi bose ubanzanire hano, ubanzanire mu bamboro makarita, umuntu ubanzana no ku mihanda ahangaha nze mbaye ikigwa mbahe isomo. Ugize ukoze ibigize ibyaha agenda aje muri ntuza, aje muri RIB, ibyo byango siba mukureho iyi nkubiri yo kusaba ikintu. Hariho karese umuntu arakora ibigize ibyaha barangiza ngo yango urumva ngo ibiganiro wabisiba, bafunge baje bafunga za Gasiya. Aya makarita yari yarabaye akasa mutwe, uravugisha umuntu ati genda umunyamakuru ufite karita ya RMC, karita ya RMC yarabaye karita ya RMC. Ugiye kuyobora urwego Scovia, umuvuduko wawe ntuwugabanyuja, ugenda urakasa mutwe nkuko wari usanzwe urakasongo yihwa, ugenda ubasongora ayo makarita uyabambure. Abacuruzi b'imigati bagaruke, abarozi nk'aba Sarongo yaramaze kugira karita ya RMC nawe. Sarongo yagiye hejuru yamaze mu karita ya RMC ngo yari umunyamakuru. Umuntu asiga afungura YouTube cyane agahitinda ku munyamakuru bakamuha ikarita. Ibyo bintu ugenda ubitungemo itoroshi. Ibi ngibi ndabizeye mukobwa mwiza. Ibi nta mike ndi bubahe, mureke manze mvuge. Mureke manze mvuge. Iyi ntuza iyi RMC rero abayakasa mutwe, ntabwo niba ari ibintu byanjyaga mu mutwe, ariko ntekereza ko Scovia ashobora kubiha umurongo. Nibi bintu bya RMC ngaba baba bose ba Jackson bafite amakarita ya RMC. Ubu n'abanyamakuru aba bose, buri muntu agendera karita ikamushuka, akagenda akamena ibiri murimo ingenga bitekereza ibiki byose kikaza cyabisuka hariya, none bagiye kukizirika. Uziza umunwa wawe. So ntabwo ushobora kumbwira ko abanyamakuru utazi indangagaciro z'igihugu. Ntabwo waba umunyamakuru utazi constitution y'igihugu, ntibishoboka. Uzakoresha umuntu interview gute? Ntabwo uzi itegeko nshinga. Umuntu rero ngo ni umunyamakuru, ni izina ry'Imana, ntabwo wamubaza uturere tugize igihugu cy'u Rwanda batukubwire. Umuntu ngo ni umunyamakuru, ntabwo azi ko mu mujyi wa Kigali tutakigira abameya. Ntabwo abizi. Ntabwo azi ko bahinduriye izina. Kandi ngo ni umunyamakuru. Dufite abanyamakuru bazi ko umujyi wa Kigali uyoborwa na Rubingisa. Ntabwo bazi ko abaye gavana. Ndi kubabwira, this is the reality. Uhamagara umunyamakuru akamubwira biti ati wowe urumva reka amaze amakuru ariko najya kubaza mu bakozi ba Rubingisa site ndeze mu ntara y'Uburasirazuba gute. Ati ariko se ngo dufata ariko shaka kutaba hano, we urabizi ko Rubingisa ari umuyobozi w'umujyi wa Kigali. So ngayo nguko this was breaking news kuna Scovia ya RMC. Urumva ko Scovia amaze nyine muri message mwanditse ariko ndebesha ariko ngo barasiza batumura ati bamasamba bakaza batishyiramo uyu nguyu hagende uyu nguyu, ati tuyisenge. Nibyo tuyisenge, ndamukunda, nkunda ibihangano bye, ariko tuyisenge bamukure kururi amuguzi. Tuyisenge ni nk'ifoto, tuyisenge ni ifoto ihagaze hariya, ntumubaze iyo bibera, ntumubaze ngo bigenda bite, ari hariya ni nk'igisitati, mumukureho.
mukureho umuntu muzima ushobora kuza agafesinga uyu mwana uri muri showbiz akavana agakiriyaringa. Barahari, turabafite babizi. Dufite mufata abantu bamaze imyaka n'imyaka, ba Kenisi barahari, ba Muyoboke barahari, bamaze imyaka muri ibi bintu babizi, baza bishobora gupfira, n'abandi. Mufate abo bantu mubashyire muhariya bavanemo uyu mwanda. None ribu muzakora amatuwa kugeza ryari? Ndi kubabaza. Ribu muzakomeza kujya kuzungura ku mateleviziyo muvuga ibintu biba muri uyu mwanda, ko tuzi ko hari abantu baza hano bagahita bishyira ku murongo, babiza bazaho bipfira babanye nabyo. Mubahereza izo nshingano urebe, batumuremo kasiya, ibi bipfa byose babivane babigira neza, umuziki ugira umurongo. Ibi bintu bigire, ibi bintu by'ama YouTube by'umwanda babaninga amacuho. Yagiye kuzana amacakubiri, nta mikino. Ngayo nguko, nta bantu ndi buhe ijambo uyu munsi, nta bantu ndi buhe ijambo. Naje gusanga uko mbaha ijambo nkabaha umwanya mukavuga, demo byose ibyo mwavugiye mujye specific. Urumva? Ngayo nguko Scovia ubu turi kuvugana, ariko ikintu kibabaje kurusha ibindi, murebe umudomo Scovia yibitseho. Ubwo abaye umuyobozi ashobora guceceka ngo twe. Muracyumvisha Sandrine Sheje avuga? Sandrine Sheje ntege kuri RBA kwe, muramwumva? Scovia n'umudomo we ashobora kugenda harakica. Alayu Construction Limited ni company tuzaniye ibintu by'ubwenge, bubaka amazu meza cyane, yaba amazu y'amakadasiteri, yaba ama etage ku giciro cyiza cyane utasanga ahandi. Kandi nanone bagufitiye ibibanza byiza cyane biherereye hano mu Murehe. Bagane kwizo nimero ureba hejuru. Muri ofisi akumva ukuntu mayonnaise iryoha, akabona sheke baye nini, rekada kagenda akatangira kutureba nk'igutigenza nkanze kujundika. Ntitujye kumurira y'intuza. Scovia feba ngewe uzankorera uramutse uvuye kuri uyu mwanya udafashe aba bantu ngo uzana agashya, ufata abangaba mugiye kuyoborana, kuko se aya mazina ko nayabonye nkazunguriza umutwe. Ufata abanyamakuru uteruye bose muri stade cyangwa kwa pere, uvuga ati ifata y'ubu wiki ni mura umunyamakuru nta even nta ya 6 warangije nta diplome isa ya humanity ufite. 6 warangije nta diplome isa ya humanity ufite. Utarakodesha imyaka 2 ukaba itangazamakuru, irondo ryivanze n'ibisambo. Scovia ubashyire muri stade, numara kubashyira muri stade kwa kundi cyo dukora ibizamini bya provisoire, mutegura ibizamini, ikizamini hariya ndakugeza ukuri ntimuzabura nk'abantu 20 batazi kwandika no gusoma. Muzabonamo muri abantu bafite amakarita ya RMC batazi kwandika no gusoma, ku buryo ikizamini adashobora kugifesinga. I'm telling you. Baha ikizamini, nurangiza amakarita uyabambure, basubire kujya guhinga imishiki, abandi bagiye kudoda ibirato. Batanze ubwisanzure, irondo ryivanga n'ibisambo. Nta bantu ndibe Mike. Noneho nisabire, tuvuye mu itangazamakuru byo ndi kumva nduhutse, bigenze neza. Bagiye Scovia icyo nzi cyo nuzafunga umutwe azamutera ibipfunsi, wenda mwizeye unufesinga inyeshyamba ashaka kujya kwa Macyaka akavuga ati ariko bite byawe ibingibi bite mwana muza azana ntabwo yananirwa gufesinga aya mabandi y'abatayihaye amakarita mu buryo butemewe. Niyo utinki ko Scovia azabona, utekereza ko Scovia azabona ntuza azumva hari umunyamakuru akoze ubugoryi akamubwira ati kumva rero ibiganiro wabisiba, hakabamo ko imiteretano.
azajya gusibana nabyo, azajya agusibana nabyo. That's the reality. Uko niko kuri. Alayu Construction Limited ni kampani tuzaniye ibintu by'ubwenge, bubaka amazu meza cyane, yaba amazu y'amakadasiteri, yaba ama etaje ku giciro cyiza cyane utasanga ahandi, kandi nanone bagufitiye ibibanza byiza cyane biherereye hano i Murehe. Bagane kwizo nimero ureba hejuru.